ubwo bashakishije muri ayo mazi tuza kubona umurambo w'umwana umwe yafashwe n'ibiti biraho by'imigano. Bashije kumukuramo tumuryamisha aho ku gitarako, ubwo biba ngombwa ko bagumya gushaka abandi bana. Twagize ibyago, ubu umukuru w'umudugudu wa Kiroji, ariko aba bana bapfuye n'umwe twabuze ngo abambabereye nyirakuru. Ni abana ba mukuru wanjye. Imvura yabaye iri kugwa, iri hoshorotse. Mukuru wanjye utuye hano epfo muri Nyanteja mu kagari ka Nengo mu mudugudu wa Nyabagobe, nibwo yahise ambamagara kuri telefone arambwira ati hute abana bacu barapfuye. Nahise manuka ngigerayo nsanga amazi yabatembanye. Umukuru wari urimo ufite imyaka 13 nibwo amazi yamukubise ari kujya gufata barumuna be, amazi amurusha imbaraga, ubwo ahita amukubita ku ruhande ahita azamukira mu byatsi. Ubwo yaje ari kwirukanga aza ari gusanganira hari umudamu ucuruza isambaza aji Buruseli, niwe wari ubatumye ngo bajye ngo kumwogereza inkoko n'ibase acururizamo izo sambaza. Ubwo byageza ahise amusangana avuga ati abana bacu barapfuye. Umudamu ahise afata uwo mwana mukuru ahita amushyira ku moto amujyana kwa muganga. Twe tumanuka hepfo ku gitarako n'abandi bagabo n'ubuyobozi bw'umudugudu wa Nyabagobe badufasha gushaka. Ubwo bashakishije muri ayo mazi tuza kubona umurambo w'umwana umwe yafashwe n'ibiti biraho by'imigano. Bashije kumukuramo tumuryamisha aho ku gitarako, ubwo biba ngombwa ko bagumya gushaka abandi bana. Ubwo wundi kugeza na n'isaha tuvuyeyo twashakije twamubuze, ubwato bwagiyemo kumushaka bamubuze. Ubwo nibwo duhise ducyura ababyeyi tubazana hano mu rugo, ariko bamwe mu miryango n'abaturanyi n'abayobozi baracyarepfo ku gitarako, baracyategereje ngo barebe niba ko yadumburuka mu mazi bakamubona. Ubusanzwe nyina acumbitse hano i Buruseli, ntagagira aha baracumbitse, bari bamanutse bagiye kumureba. Noneho ako gakuru gafata barumuna be bamusanga iyo pfa, bamusanze iyo pfa nibwo uwo mugore yahise abatuma ngo ajye kumwogereza ibyo bintu, kuko ntago bari bagiye kwigara ariko wa gatandatu. Ubwo nibwo bahise bagenda, imvura iguye baguma munsi y'umuhanda y'icyo kiraro kiri mu muhanda. Ubwo imvura ije amazi abamesha arabakubita arabatemba. Inkuru tumaze twayimenye ari uwo mwana mukuru warokotse niwe wazamutse atabaza ngo bene mama baragiye. Ubwo bahita bamufata bamushikiriza kwa muganga, n'abandi bajya muri ako kararo kuko bari basanzwe abantu bazi yuko hanyura amazi nakagezi ka Nyagashongi. Yego, ubwo bahise bamanuka uko yababwiye ati arabatembye baragiye muri wa mugezi, bakurikira umugezi tujya gushaka tubona uwo wapfuye, undi we tunaramubura. Ubwo twamaze kubyakira biratunanira, ababyeyi bahungabanye, inshuti zahungabanye, hari abandi bajyanye kwa muganga bameze nabi. Ubwo ni gutyo ko byagenze. Gitifu w'umurenge wa Gisenyi yahageze, abayobozi mu mudugudu barahagera, ingabo za polisi zahageze, ndetse n'abari abakorera mu mazi badufashije, ariko ndacyakoretse umwana twanamubuze. Urebye ahantu byabereye ni amazi ahatemba ariko ntago ari mu manegeka. Uko amazi yabatembanye aturuka hano muri izi ntoki mu mazu yose agahurira hamwe agahita amanuka mu kariya kagezi cyane, kuko imvura yiguye inopfo haruzura, ugasanga ni ibibazo. Amwe yinjira mu nzu, amazu amwe asenyuka, andi batobora kugira amazi asohoke. Uko imvura iguye binaba ibibazo. Icyo twasaba ni uko abantu batuye ahantu hatemewe ubuyobozi bwadufasha bakimura abo bantu bakaba bakura kugira ngo barengere ubuzima bw'abantu. Biragaragara kubera ko imvura iguye haruzura, biragaragara ko atari ahantu heza habaraho gutura. Twasaba kugira ngo ubuyobozi ukatuvuganira ahantu babona abaturage haburira ubuzima, abo bantu bakimurwa
bakakurwa aho hantu. Uwapfuye yari yitwa Maniragaba Abudu, yari afite imyaka 8, ariko kubera ko umubyeyi we atari yishoboye yagendaga yajya gushakisha akabasiga, umwana yajya kwiga cyangwa atajyayo yabimenyaga ari uko atashye. Uwabuze itwigira neza blessing, ariwe waburiwe irengero. Ni umuhungu yasize ihasha rye, bavutse ari 2. Uwo ni gato yagiye, gakuru niwe wasigaye. Yari afite imyaka 7, yigaga hano ku mashuri ya Kiroje mu wa mbere. Undi we yari afite imyaka 13, we ari kuvurwa. Turifuza yuko ubuyobozi bwose mwafashanya mukadufasha, tukareba niba hari ubushobozi bwaboneka, bakadushakira mu mazi, tukareba ko twabona uwo mubiri, natwe tukamushyingura, tukabona tukagira icyizere tugatuza. Ubundi mwari muri imirimo yo kumushakisha kare, ariko bababwiye iki? Bagiye mu mazi, ubwo bwato bwari burimo, barangije aratubwira ati mukomeze mukurikire mugo muhonga unyuramo amazi, ariko muno mukivaho twamubuze. Ubwo baragenda, abandi basigara iyo pfa bacyarimo bari gushakisha, imbaraga zo gutaha zabananiye, baracyariyo, tutaha gutya. Ntimusaba se ko hakoreshwa imbaraga zose kugira ngo mubone? Basabaga kugira turebe ko hari imbaraga zakoreshwa, mukadufasha tukareba ko twabona uwo mubiri tukamushyingura. Amazina yanjye nitwa Nsengimana Valence, abandi umuvandimwe abantu bagize ibyago byaturutse ku biza byabaye ejo hashize kwa gatandatu. Mwabyitiriza? Ni ibiza, kuko ikigaragara impamvu twabyitiriza nuko nta mwana w'umuntu ugwisha imvura, nta n'umwana w'umuntu ubasha kuba yahagarika imvura. Impamvu nanone twabyitiriza nuko byagaragaye ko abacu bagendeye mu biza biturutse ku mvura. Nta muntu wabishe babate mu mazi, nta muntu wabagiriye ibibazo ngabite mu mazi. Ni ibiza nyirizina, kuko niyo mpamvu twayirangaho tubyita ibiza. Murakoze. Yego. Byagenze bite? Uburyo byagenze, abana aho bari byagaragaye ko imvura yaguye, birumvikana. Igikorwa cyabaye ni imvura yaguye, imvura ijya itembana abana. Muri urwo rwego ko ndumva nta ruhare babigezemo kugira ngo imvura igwe, cyangwa se ngo bagire uruhare kugira ngo amazi abatembane. Ni muri urwo rwego nk'uko mubizi ibiza bihora bihoraho mu gihugu hose, si ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri ibiza bibaye, bijyana benshi. Iyo bibaye hapfa abantu, iyo bibaye amatungo arapfa, ndetse n'amazu agasenyuka. Ni muri urwo rwego rero njye nabyitiriza, kuko byajyanye abantu kandi n'ubuzima bw'abantu bijyana n'ibintu. Murakoze. Mumerewe mute muri aka kanya? Mu rwego rw'uko twaba tumerewe, ni igisubizo gikomeye cyane ku buryo nagusubiza, kuko imitima y'abantu yakira ibintu mu buryo butandukanye, cyane cyane nkatwe nk'umuryango w'abantu bagize ibibazo bitewe n'ibiza. Ni ukwihanganishanya, uko twaba tumerewe byo ntabwo twaba tumerewe neza, kuko urumva iyo ubonye umuntu akuvuyemo birumvikana ugira emotion, kandi nyuma yo kugira emotion ugerageza kwihangana, ko nta kundi byagenda, cyane cyane yuko no mu bacu bagiye bishobora kuba binagaragara ko bamwe batari twababona. Ari muri urwo rwego rero ntabwo twaba tumerewe neza mu mitima yacu, kuko abacu bagiye ntabwo bose twari twababona. Murakoze. Bisa naho ari mu manegeka, kubera ko amazi aturuka mu misozi agaturuka mu mazu, imvura nyinshi ikagwa. Ibyo urabivugaho iki koko? Ku bijyanye n'amanegeka, ikintu nabivugaho ni uko kugeza iyi saha aha ngaha dutuye
nubwo bwose igishushanyo mbonera gishobora kuba cyarasohotse cyangwa se kigasohoka, ariko kugeza iyi saha ntabwo twari twamenyeshwa ko dutuye mu manegeka kuko twemerewe kuba twahatura tukanahubaka. Bijyanye n'imisozi, ubuzima busanzwe mu Rwanda haba imisozi myinshi, nk'uko no mu mihanda ahantu hatari amanegeka n'ubundi ibiziyo bije biraza. Urugero nk'ubu ngubu ushobora kuvuga nka hariya mu mujyi hemerewe kubakwa urugero, ariko nk'umutingi turabona ibyo ari byo byose igihe cyabaye nabyo byari ibiza, byajyanye abantu bisenya ibintu. Ni muri urwo rwego njye navuga ko aha ngaha nubwo bigaragara ko bamwe bavuga ko ari amanegeka, ariko n'ubundi abaturage baracyemerewe kuhatura kuko guverinoma ntabwo yari yafata icyemezo cyo kuba yatuvana aha ngaha ngo tujye gutura ahandi, cyane cyane ko tugikomeje kuhatura kandi ari naho dusanzwe dutuye. Murakoze. niho musanzwe mutuye, ariko se mwebwe mubona wenda hadashyira ubuzima bwanyu mu kaga? Ikigaragara gushyira ubuzima bwacu mu kaga ni ibintu buri wese ashobora kuba yatekerezaho, ariko ntabwo ari ibintu umuturage utuye aha ngaha kubimwumvisha nabyo nanone nta handi hantu agiye gutura aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariyo mpamvu bibaye byiza se babatuza ahandi wenda. kudutuza ahandi, ibyo ni ibyemezo bifatwa na guverinoma, kandi uzi ko guverinoma imanza kwicara mu nteko zitandukanye kugira ngo ifate icyemezo. Naho abaturage nkatwe dutuye aha ngaha nta cyemezo twafata, icyemezo cyaturuka kuri guverinoma kuko baba bafite n'aba expert bashobora kuba bazi imiturire. Ngo kugeza iyi saha twebwe nta bumenyi buhagije dufite ku bijyanye no kureba imiturire bimeze bite, ariko mu by'ukuri bishobotse bakaba bapima bakavuga batese byagenda ute, bahava byagenda ute, byaturuka mu bushake bw'icyemezo kivuye kuri guverinoma. Ariko umuturage kugeza iyi saha ntacyo yakora, nta nubwo yakwimuka kandi nta bundi bushobozi ashobora kuba afite bwo kuba yajya gutura ahemewe byemewe n'amategeko mu gihe leta itari yafata icyemezo. Murakoze. Hanyuma hari umwana umwe mutarabona? Birumvikana. Murifuza iki musaba iki? Umwana umwe tutarabona, birumvikana icyo twifuza, nubwo mbajije ngo twifuza iki, twifuzaga ko ni ibyifuzo bishobora gushoboka ariko biturutse ku bushake bw'Imana, kuko nta mwana w'umuntu ushobora kuba avuga ati ese twifuza iki. Byarabaye icyo twakagombye kwifuza nuko nawe twagombaga kumubona byibuze tukamushyingura mu rwego rw'umuryango, ariko kugeza iyi saha icyo twakwifuza ni uko ababishinzwe mu nshingano muri departema y'abajyanye no gukurikirana iby'ibiza, kandi nabo ubwabo ntabwo twababwira ati mumuzane nabo batari bayo, ahubwo twifuzaga ubufasha bwo kugira ngo ese hakorwa iki mu muryango usigaye, kwihanganisha umuryango usigaye, hakorwa iki kugira ngo byibuze natwe abaturage byibuze turebe icyo twakora kugira ngo dukomeze twihanganisha umuryango waba wahuye n'ibyago. Naho ubundi igihe cyose yabonekera twamwakira nk'umurambo wacu, kuko tuba dukeneye kuba byibuze twamushyingura. Nkaho urumva umuntu utashyinguye ntabwo mu mutima wawe uri tayari ku buryo wavuga ngo birumvikana kandi namwe murabizi.